numara kwizera icyo Yesu Kristo yagukoreye urahinduka umukiranutsi kubwo kwizera. Uturutse mu gitabo cy'Itangiriro ukagera mu Byahishuwe uzasanga umuntu wese wabayeho ari wese atsindirishirizwa no kwizera ibyo bintu. Muri Adamu wa mbere wamajije gucibwa cya giti cyaciwe kimwe cyavumwe kitagira imbuto. Muri Adamu wa mbere wavukiye muri Kristo, niho wazamukiye. Kalura TV. Uwiteka mwami Imana yacu, Imana igira neza kandi Imana ifite ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro. Dukomeje gushima izina ryawe muri aka kanya, turi imbere y'aba bantu Data mwiza waremye, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Bana natwe kandi tugire neza muri byose. Data mwiza, muri iki kiganiro tugiye gutambutsa kugira ngo abantu babashe kubohoka kandi babashe kugirirwa ubuntu nawe, ukomeze kutugenza ku mwami w'abami. Komeza bana natwe muri byose, nabe twebwe n'abari twe byose biko ushaka no gushima mu izina ryawe Yesu. Amen. Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi ba Karuhura TV. Nkuko mumaze kubibona, umukozi w'Imana amaze kuturagiza Uwiteka. Turwaye ikaze. Yego, murakoze. Nanze kuvuga ngo ni runaka kuko uri umuntu w'umugabo. Kandi si ubwa mbere abakunzi ba Karuhura TV bakumvisha cyangwa se bakubonye. Nge mwumva ni Samuel nk'ibisanzwe ndagarutse. Hanyuma wowe ninde ubwira abadukurikiye? Urakoze, nitwa Maniragaba Jean Bosco. Ndi umwana w'Imana isumba byose. Ndahangaha kuri Karuhura TV kugira ngo turusheho kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu barusheho kubohoka, kuko Karuhura TV ni Karuhura TV nyine turagira ngo abantu baruhuke bagende nta mvune bafite. Yego, urakoze cyane. Ati ndi umwana w'Imana, Karuhura nayo ni Karuhura nyine, abantu barushye abaremerewe. Yesu yarabivuze neza ngo mwebwe abarushye n'abaremerewe musange ndagira ute? Ndabaruhura. N'urwo rwego natwe twakoze channel tuyita Karuhura TV. TV ni uburyo bundi bwagutse ariko muri rusange ni Karuhura. Ni Karuhura. Niyo mpamvu rero uyu munsi twifuje ko utugezaho ijambo ry'Imana, mu by'Imana yaguhamagariye, ukagira ibyo usangiza abakunzi ba Karuhura TV. Rero tudatinze tuguhaye ikaze. Murakoze kandi namwe mudukurikiranye murakoze. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo. Gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo turabisanga mu Befeso ibice 2, warahera ku murongo wenda wa 2 kugira ngo turusheho kwihuta. Tukadusaba umunyamakuru kugira ngo adusomere byihuse kugira ngo dukomeze gahunda yacu. Murakoze cyane. Abefeso ibice 2 umurongo wa 2. Umurongo wa 2. Titira ngo gukizwa n'ubuntu. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Gatatu, kandi natwe twese twahoze muri bo, adukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Murongo wa 4, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduriye bazima na Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Natwe twese twaraba gucirwaho iteka, twaraba kugirirwa umujinya n'Imana, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi iduhindurana bazima na Kristo kugira ngo tube tutariho umugayo. Hepfo nuko wenda dakomeje, hepfo harakomeza hakavuga ngo yaduhinduranye bazima na Kristo kubwo kumwizera, aduhindura bera n'abaziranenge, ndetse turi mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Ukomeje hepfo nka mu Befeso. Icyo nababwira bene data kuri ubu ngubu, icyo ndi kubabwira kandi ndi kubashishikariza ni ukumenya neza udashidikanya weho uwuriwe mbere yuko ujya gukora ibindi bintu byo guterana byo gusenga. Banza wimenye, umenye ngo urasenga urinde, uragenda urinde, uricara urinde, ese uzapfa urinde, uzazuka urinde. Kuko umuntu nkubwiye, umuntu utamenya ahantu ari kuva ntagamenya ahantu ageze, ntagamenya n'aho ari kujya, bitewe nuko
uwo muntu umeze nka gutyo utamenya aho avuye n'aho ageze n'aho ari kujya aba ari mu mwijima. Niko abantu b'iki gihe muri ino minsi bariho babayeho badafite aho bajya kuko bari mu mwijima. Ariko twebwe twamaze kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Yesu Kristo yatubereye urumuri, atubera itara, atubera umucyo, kuko ijambo rye riravuga, yaravuze ngo ninjye mucyo w'isi, ni unyizera wese ntaho yaba ari umuswa, ntaho yaba ari impumyi, ntabwo azigerayo. Nicyo rero nababwira kugira ngo mwebwe ubanze umenye uwo uriwe, umenye naho uhagaze, umenye naho uri kujya, kugira ngo ubashe kumenya uwo uriwe. Ni nabyo bizaguhesha ubwawe bwo mu ijuru. Ariko nuguba mu bintu by'ubuyobe, ari ibyo n'ababwiye ubushize nkabwira ni abapasiteri benshi batari bose yego bigisha ibintu badafite nabo ubwabo. Kuba uri pasiteri guhagarara imbere y'abantu ukababwiriza, nyamara ukababwira ati nimuze mupfukame mbasengere mwa banyabyaha mwe, nyamara umukristo aramutse akubajije ati se wowe uri iki? Uri umukiranutsi, uri umuziranenge? Pasiteri akaba atabihamwe nawe akavuga ati nanjye ndi umunyabyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mpumyi yarandata izindi mpumyi, bose bagenda bakajya mu rwobo. Ni ukuvuga ngo niba uri umukiranutsi, Yesu Kristo n'ibyo yabwira abigishwa be, arababwira ngo nimuze, abigisha kuba abakiranutsi, arabwira ati mugende muhindura abandi. Nimba mbere twari abanyabyaha tugahinduka, twahindutse iki? Twahindutse abakiranutsi kubwo kwizera Yesu Kristo. Icyo nababwira, uriya musaraba Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo aze kudukiza, duture imitwaro yari turemereye, atubohora ingoyi zari zituboshye. Izo ngoyi nimara kumva ko wabohotse izo ngoyi zitwa umutwaro w'ibyaha, ukamara kumva ko wabohotse, watuwe umutwaro wari uremereye kuko wamajije kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu Kristo niwe udukiza, n'ubasha kudukiza akadukiza izo mvune zose. Twebwe ubwacu ntitwakwikiza. Urugero rumwe nabaha, ihene nimba ari ihene, iyo ubwayo yaravutse ari ihene, nta kintu yakwikorera yo ngo yihindure kuba intama, iragumye ikitwa ihene. Intama ntabwo ubwayo yakwihindura ngo yihindure ihene, ahubwo iragumye ikitwa intama. Natwe twebwe ubwacu ntabwo twari kwihindura abakiranutsi, ntabwo twari kwihindura abeza nk'uko benshi mu matorero, mu madini babitekereza, ngo nimuze, ngo niwebwe nimwihindure, ngo nimuze, ngo twihindure, ngo nimuze twiyeze. Nta muntu ujya ubasha kwiyeza. Ijambo ry'Imana rivuga ko tweza n'amaraso ya Yesu Kristo kubwo kumwizera. Ibyo bintu kuba uri ihene, kuba ari ihene itakwihindura intama, ntabwo ihene ubwayo yabyishoboza, ahubwo Imana yo yayiremye ubwayo niyo igomba kuza ikayihindura intama. Intama ubwayo ntabwo ishobora kuba yarabaye intama ngo yongere kuba ihene. Satani niwe ushobora kuza akaguhindura ihene. Twebwe ubwacu rero mu buryo bwo kwizera twahindutse abakiranutsi kubwo kwizera ko twahinduwe na Yesu Kristo. Ibyo bintu rero mubyakire nk'ukuri kandi mubyumve neza. Hari igorogota ku musaraba, icyo nababwire nabatangariza cya mbere na mbere, gorogota ku musaraba iriya niyo materineti ngewe maniraga navukiyemo. Ijambo ry'Imana ritwereka kuvuka kubiri. Kuvuka ubwa mbere ni uburyo bw'ubushake bw'umugore n'umugabo. Kuvuka bwa kabiri ni uburyo bw'ubushake bw'Imana yo ibikuye muri yo. Kuvuka k'umwana rero mu buryo bwo mu mubiri, ntabwo umwana bihitamo, ahubwo umwana ajya kwisanga akisanga ari umwana kuri bababyeyi, afite papa na mama. Ibyo bintu akabyizera muri we ko ari ababyeyi mu buryo bwo mu mubiri. Mu buryo bwo mu mwuka, natwe abavukiye muri la materineti yitwa gorogota ku musaraba, twamavutse twisanga turi abana b'Imana. Iyo bagiye gupima rero amaraso mu buryo bwo mu mubiri, DNA basanga turi abana ba runaka. No mu buryo bwo mu mwuka, amaraso yacu dufite twebwe isano dufitanye na Yesu Kristo, turi abana b'Imana kuko twamajije kuvukira muri la materineti yitwa gorogota ku musaraba. Ibyo bintu n'ubyizere kumva ko umajije kuba umwana w'Imana, ahubwo uzahindukira wigishwe icyo bita ingeso nziza zikwiriye abihannye. Haleluya. Ingeso zikwiriye abihannye ni ukugira gute? Ni ukumenya rwose, ukamenya icyo data yanga, ukamenya ngo data iyo wakoze ikibi uramurakaza ukamubabaza. No mu buryo bwo mu mubiri, ugeze mu buryo bwo mu mubiri, wowe wamajije kuvuka ukabasha kumenya iswo, ukabasha kumenya papa wawe na mama wawe, ntabwo bajya bishimira ibibi wakora mu miryango. Ariko ibyo bibi wakoze ntabwo bigukuraho kuri umwana, ahubwo ababyeyi baragufata bakaguhana kuko wabarakaje. Mu buryo bwo mu mwuka, nkatwe turi abana b'Imana, natwe kuko twabaye abakiranutsi kubwo kwizera Yesu Kristo, twahindutse abana b'Imana. Tumaze guhinduka abana b'Imana,
turagenda duhita ubwo iyo dukoze ibyo twita amafuti, ibyo bita ingeso mbi, data wo mu ijuru turamubabaza tukamurakaza. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona uwamajije kwitwa umwana w'Imana arahanwa, ahanirwa muri uyu mubiri. Ntabwo wasambana ngo numara gusambana ngo ujye mu rusengero wumve ko wanejeje isiko. Ntabwo wakwiba ngo numara kwiba ngo wumve ko wanejeje isiko. Ibyo byose izo ngeso dukora zitwa mbi nk'abakiranutsi zirabaza data, kuko twamajije kuvuka. Twere kubabaza Imana rero. Mwitekereza ngo Mana ngo nuko ndumukiranutsi nkaba nduwera n'umuziranenge ngo ngutekereze yuko ngo ibyaha ngo ngomba kubikora. No mu muco wa Kinyarwanda ntabwo twemerewe gukora ibyaha nk'abakiranutsi. Tugomba kwigishwa tukagira icyo bita indangagaciro za Kinyarwanda. Abanyarwanda nimba mfite ubwenegihugu bw'u Rwanda hano, ndi umunyarwanda nyine. Ninkora amakosa baramfunga imageragere nk'umunyarwanda. Ninkora ibyiza baravuga turiya mu minyangamugayo bazantorera kuyobora abandi nabo mbahindure baba binyangamugayo. Rero mwitekereza ko abakiranutsi badakora ibyaha. Abakiranutsi bakora ibyaha. Ntabwo gukiranuka kuva kuko twakoze ibyiza, ahubwo gukiranuka kuva mu maraso ya Yesu Kristo kubwo kumwizera. Ibi bintu nubyizera uzabona ubugingo buhoraho, uzakizwa. Icyo nabatangariza, reka dusabe umunyamakuru yongere adusomere mu Befeso igice cya 2 ku murongo wa 4. Igice cya 2 ku murongo wa 4 kugira ngo twihute tugomeze twamazwa bw'Imana. Murakoze cyane. Nkuko Abefeso igice cya 2 umurongo wa 4 haravuga ngo nkuko yadutoranirije muri we isi itararema kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Yego, murakoze. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kuko yadutoranyirije muri yo. Mu Befeso icyo gice cya 2 ku murongo wa 4 haravuze ngo kuko yadutoranyirije muri yo isi itari yakaremwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo. Ni ukuvuga ngo njyewe nabayeho isi itari yakaremwa mu ntekerezo z'Imana, mu mugambi w'Imana, muri pura y'Imana. Nabayeho isi itari yakaremwa, nabayeho mbere y'uko isi iremwa. Inoranyiriza muri Kristo Yesu Kristo isi itari yakaremwa. Bishatse kuvuga ngo wowe unkurikiranye uri kundeba, Imana yagutoranyije isi itari yakaremwa kugira ngo ube uwera n'umuziranenge. Uyu munsi wa none ubayeho mu buryo bugaragara, uriho kubera umugambi w'Imana. Biragusaba kugira ngo wizere icyo Yesu Kristo yagukoreye. Numara kwizera icyo Yesu Kristo yagukoreye, urahinduka umukiranutsi kubwo kwizera. Uturutse mu gitabo cy'Itangiriro ukagera mu Byahishuwe, uzasanga umuntu wese wabayeho wari wese atsindirishirizwa no kwizera ibyo bintu. Benshi rero nibakubwira ngo vayo upfukame ngo uhinduke umwana ngo tuguhindure, nta muntu uhindura undi, kuko wowe uri nkanjye. Uri ukubwira biriya ni nkanjye, nawe abanza kuhinduka. Yamara guhinduka umwana w'Imana kubwo kwizera, agahindura abandi. Twese tukagenda duhindura abandi bakaza kuri Kristo, tukaba abakiranutsi. Niyo mpamvu guterana kwacu kugomba kuba guterana kwera kutariho umugayo. Tugaterana turi abana b'Imana, tugaterana turi abera, ari ryo ryatorero rishimwa n'Imana. Guterana kose kuvanze n'ibyaha gukurweho. Guterana kose kutari guterana kwera gukurwa mu izina rya Yesu. Benshi rero baratwigisha, bakatwigisha inzira zitari zo, bakatubwira ngo umuntu azaba umukiranutsi ari uko yamajije kureka ibyaha. Nta muntu wareka icyaha. Bibiliya batwigisha ni nko gufata igiti cy'ipera cyangwa se igiti cy'umwembe ukagikokora amababi, amashami yose. Wamara kugikokora amashami ngo urashaka kugira ngo gihinduke ironji. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Kigiye gushibuka n'ubundi gishibuka ari ipera. Icyo nabatangariza nuko wowe ugomba kumenya yuko muri Adamu wa mbere wamajije gucibwa ari cya giti cyaciwe, kimwe cyavumwe kitagira imbuto. Muri Adamu wa mbere wavukiye muri Kristo, niho wazamukiye, niho wazukiye muri Kristo. Kristo niwe ugira imbuto. Yesu Kristo niwe ugira imbuto nzima zikwiriye abihannye. Numara kwizera Yesu Kristo agatura muri wowe uzaba uhindutse umwana w'Imana, uzaba uhindutse umukiranutsi, uzaba ufite imbuto nk'izi ngizi ndi kukubwira. Izi mbuto iyi mbabwira ntabwo ari ibyanjye, ni ibya Yesu Kristo. Izi mbuto ndimo mberera nizo mbuto zikenewe, ntabwo ari imbuto. Benshi bajya bavuga ngo imbuto ngo ni ibikorwa byiza. Ibikorwa bitandukanye n'imbuto. Yesu Kristo ubwo yaravuze ngo uburyo yafashe imbuto azikura mu butaka, azikura mu kibiko, araza arazibiba.
zimwe zigwa ku kari, izindi zigwa ku butaka bwiza, izindi zigwa mu mahwa. Arasobanura aravuga ngo imbuto ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndababwira yuko imbuto ikiva mu kanwa kanjye nizo mbuto ndi kwera, ikiva mu kanwa kuriya mu pasiteri wabwiriza biriya nizo mbuto yera. Icyo mbabwiye mbatangariza, ntabwo imbuto uyu munsi mbabwira ntabwo ari ibikorwa byiza, ntabwo ari ya mirimo myiza mukora, ahubwo imbuto ni amagambo ava mu kanwa kawe. Izo mbuto rero uri kwera nizo zigaragaza uwo uri we. Njyewe uwo ndiwe namajije kubabwira yuko ndi umukiranutsi, nkaba ndi uwera n'umuziranenge kubwo kwizera Yesu Kristo. Ndashaka kugira ngo muhinduke mumere nkanjye nk'uko meze. Ubwo rero icyo nabatangariza muri uyu mwanya, muri aya masaha, mwebwe mukomeje gukurikirana iyi channel Karuhura TV, ndifuza kugira ngo mubashe kuharuhukira, mubashe kumva mubohotse, mubashe kumva munezerewe, kandi mubashe kumva koko mutuje, ufite wicaranye ukwizera, wicaranye ibyiringiro bizima, wicaranye ibyiringiro bifatika, wicaranye ikintu gishobora gutuma uri kugenda gutya mu muhanda wahura n'impanuka ukikubita hasi ugapfana ibyo byiringiro bizima. Ibyo byiringiro uzapfana nibyo uzazukana nabyo, maze ubone ubugingo buhoraho. Ibyo byiringiro ushobora gutekereza ko ari ibyo wize kuva umaze kumenya ngo ibyo bita agakiza, nuramuka upfanye ibyo byiringiro ushobora gupfa nyamara ukarimbuka uzize kumva ibidafite umumaro. Umva igifite umumaro kandi ukurikirane, utekereze igifite umumaro, utinangira umutima, ahubwo utekereze uvuga utese ibi ngibi Imana iragabavuga ni ukuri cyangwa si ukuri. Ibyo bizagufasha. Rero murakoze, kandi Imana igumye bagirire neza, igumye kubigisha. Nubwo ngiye mbabwiye, ndababwira nk'umuntu ariko Uwiteka Imana izi mbuto mbabibyemo nizimera, nge ndi umubibyi, Imana yo niyo imeza kandi nayo ibasha kweza imbuto. Mukomeze mugubwe neza kandi mugirirwe neza n'Imana. Murakoze, Imana ibagirire neza, Imana ibagumye kubaha umugisha. Amen. Nawe umugisha Imana ubane nawe, kandi kubw'ijambo ry'Imana utubwiye izo mbuto bibye, Imana nawe ikwagure. Yego. Turagushimye Uwiteka Mana rero kubw'ijambo ryawe ryururutse, rikumvwa n'amatwi yacu, imitima yacu reka iryakire kandi rishorere imizi muri twe. Turagushimye kubw'umukozi wawe, umwagure. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwana wawe Yesu Kristo. Amen. Amen.